baba bafite amahane abakobwa b'amasugi nyine, cyane ko nyine baba bafite amahane. Noneho rero hari ukuntu umukobwa aba ari isugi agaha umugabo, yamuha akamwemerera ko baryamana, agashiramo imboro gake gake akayishyiramo, noneho akamucunga, yamucunga yamara kubona ko kubera ko yamwemereye agahita acumita cyane. Rero icyo gihe uramukomeretsa cyane ku buryo uwo mukobwa burya biragoye ko yanakongera kuguha kubera ko uba wamubabaje. Rero kuri ubu ngubu mwagiye kwirwa kandi buraho, nongeye kubasuhuza cyane abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Amahoro y'Imana n'abane namwe, ndabaramukije cyane. Ariko kandi nk'uko bisanzwe murambashimira uburyo mubana nanjye, uburyo mukurikirana ibiganiro nkora, kandi nanizera ko hari icyo bibigisha, hari icyo mwunguka. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku buryo warongora isugi ntibabare. Akenshi dusanzwe tuzi ko iyo urongoye isugi bwa mbere iva amaraso. Rero ubu ngubu ntago bikiri ngombwa ko urongora isugi ngo urindire aho mukomeretsa amara amezi abiri, amare ukwezi ataragenda cyangwa se icyumweru atabasha kugenda. Ubu rero ntago ari ngombwa. Nje kubigisha abagabo mwigire hino mutere intebe twige, nje kubigisha uburyo warongora isugi ntuyikomeretse ku buryo bukomeye, ku buryo sina ngombwa ko ubu ngubu wenda wamurongora agakomereka cyane akaba yava amaraso menshi. Hambere rero hambere habagaho hari uburyo bakoraga imibonano mpuzabitsina, umugabo yarongora isugi bwa mbere ntabanze ngo amutegure, kandi burya isugi nta nubwo wayirongorera aho ubonye hose, burya ni ngombwa ko isugi uyirongorera ku buriri. Urabona umuntu usanzwe wararongowe wamurongorera aho ariho hose, urazi ko na kera no mu gihe baharongoraniraga, ariko ubu ngubu ntago, sinzi ko bigikunze kuba, ariko isugi yo rwose ntago nyine bikunda ko wayirongorera mu gihuru, biragoye kubera ko akenshi baba bafite amahane abakobwa b'amasugi nyine, cyane ko nyine baba bafite amahane. Noneho rero hari ukuntu umukobwa aba ari isugi agaha umugabo, yamuha akamwemerera ko baryamana, agashiramo imboro gake gake akayishyiramo, noneho akamucunga, yamucunga yamara kubona ko kubera ko yamwemereye agahita acumita cyane. Rero icyo gihe uramukomeretsa cyane ku buryo uwo mukobwa burya biragoye ko yanakongera kuguha kubera ko uba wamubabaje. Rero kuri ubu ngubu nahageze nje kubasobanurira ko atakiri ngombwa ko urongora isugi ukayibabaza cyane ku buryo ishobora gukomereka. Ati wakibaza ngo ese byagenda bite cyangwa se bikorwa bite? Rero igihe ugiye wenda abantu bankurikiye, hari igihe haba harimo abarimariye bimariye vuba, mwigire hino mutere intebe, ni mwebwe nje kubwira, cyangwa se mwebwe bagabo murongora abakobwa b'amasugi, cyangwa se namwe abakobwa b'amasugi ntabwo bikiri ngombwa ko babarongora mugakomereka cyane ku buryo bukabije. Wakibaza ngo byagenda bite? Urabona cya gihe wenda muba muri mu cyumba cyangwa se muri ku buriri, wowe mugabo ntago ari byiza gufatirana umugore wawe kandi ubizi ko ari isugi, burya byakuviramo n'ingaruka yo kukwima, akajya kwima. Wajya umubwira imibonano mpuzabitsina umutima ukamusimbuka bitewe n'uburyo wamurongoyemo. Rero uribaza ngo wabigenza gute? Urabanza umwana w'umukobwa uri isugi, urabanza burya ukamukarisa, ukamusoma ku munwa, ukamusoma nyine ahantu hose, ukamukarisa akajya muri mudu nyine, ku buryo wumva ko igituba cyatose. Ukamukarisa, ukamwonka impoko z'amabere, ukamwonka impoko z'amabere, ukamusoma, ukamukoraho ahantu hose, ukamubwira ko umukunda, ukamubwira ko umwitayeho nyine ko ari we wenyine.
noneho iyo etape yavaho ugafata urutoki rwawe, akenshi wakoresha runo urungu rwa musumba zose, kandi burya bikaba byiza, akenshi mpora mbivuga, bikaba byiza ko nta nzara ufite we mugabo, nta nzara ufite kuko inzara zibika n'umwanda akenshi. So rero reka dukomeze, nta nzara ufite, ubwo ugafata runo rutoki ukajya umukarisa mu gitsina, ukajya ukora nyine mu gituba, ukajya ukoramo gake gake, ukibuka gukora kuri rugongo, ukayikoraho nyine gake gake, ku buryo ugiye gushyiramo imboro we abikwisabira, yabishatse pe nawe ubibona ko igituba cye cyoroshye. Rero ukomeza nyine ushiraho urutoki kuri rugongo, ukozaho nyine gake gake urukozaho, hanyuma wamara kumva ko yagiye muri mudu, ugatangira kurwinjiza mu gitsina, ariko gake yapana guhita ucumitisha urutoki, oya, urusunikamo gake gake nyine gake gake, ku buryo nyine ku buryo atababara nyine cyane, ugenda ushyiramo gake, wenda tuvuge niba ushizemo rukageramo nkaha, komeza wongere umukarise, hanyuma ugenda ushiramo gake gake, ushyiramo gake gake. Hanyuma rero nubwo yanataka, amaze gutaka nyine aho urwo rutoki rwagarukiye, burya washyiramo n'imboro ikahagera, washyiramo, ufata umutwe w'imboro, ntabwo uhita uwinjirizamo icyarimwe. Iyo wabanje gukozamo urutoki, wabanze gushiramo urutoki, burya urutoki ruba rusa naho rwahafunguye, ntabwo haba hagifunze, ruba rwahafunguye. Noneho rero n'umukobwa kubera ko aba yamaze gushyukwa, umubiri we uba witeguye gukora imibonano mpuzabitsina, ntabwo ashaka kubabara cyane. Noneho ugafata umutwe w'imboro, ugashyiramo gake gakeya, ukajya uyishyiramo, ukongera ukawusohora, ukongera ukawushyiramo, ukawusohora, apana gucumitira rimwe. Ugashyiramo umutwe w'imboro, ukongera ukawusohora, ugenda usunika gake gake, wongera uwusohora, kugeza ubwo umugore afungutse. Burya iyo ubikoze gutyo, umugore icyumweru kimwe aba yamaje kumenyera, nta kibazo mukora imibonano mpuzabitsina. No kuvuga ngo rero ntago ari ngombwa ko umurongora aka kanya, tuvuge niba muri mu mibonano mpuzabitsina, ntago ari ngombwa ko umurongora niba uri gushyiramo imboro, uyishyiramo uyikuramo, uyikuramo, ngo uhite ucumita cyane, oya, shyiramo gakeya, winjize, wongere uyisohore hanze. Umutwe w'imboro yawe ukoze kuri rugongo hejuru, ukozeho usa nk'unyaza nyine, ariko gakeya, ukozeho ntubyibagirwe, kuko burya nibwo atangira kugira ubushake, akomeza agira ubushake n'ubushagarira. Burya iyo umusunikirije cyane, niho umugore ashobora kumagara. Ariko tutaragera kuri icyo, reka icyo mbe nyeretse cyo ndakivugaho nyuma, nkomeze mvuga ku buryo wakomeza urongora umugore wawe. Ni ukuvuga ngo iyo ushyiramo uyikuramo, uyikuramo, ushobora no guhita urangiza. Uko umutwe imboro yawe ukoza kuri rugongo y'uwo mukobwa, burya biba byiza niyo yaciye imyayo, kuko birakorohera cyane kubona rugongo, ntabwo iba yihishe cyane, gukozaho umutwe w'imboro, hanyuma mara kuwukozaho, ukongera ukayinjiza, ukayisohora, ukayisohoramo, kugeza ubwo wowe mugabo urangije. Ukarangiza utamukomerekeje cyane, burya niyo yava uturaso ava dukeya. Ariko nanone hari igihe abagabo bajya bibwira ko, ariko abagabo Imana ijye baha umugisha, abagabo mujya mwibwira ko wenda kuba urongoye umukobwa ntava amaraso ngo atari isugi. Oya, ntabwo ariko bivuze. Ahubwo ubwo buryo nakubwiye, mushobora kurongora uwo mukobwa w'isugi kandi ukamurongora neza. Burya iyo ubikoze rimwe, ubwa kabiri mwakongera nabwo ukagenda ushyiramo, uyikuramo, burya agera akamenyera. Icyumweru kimwe aba yamenyereye, ku buryo ushobora gucumita neza nta kibazo, kandi mwese ukamurongora neza, mwese mukarangiza. Ubwo rero ni uburyo bwiza
bwo kurongoramo isugi. Ikindi reka mvuge ku bagabo nyine barongora amasugi bihuta nyine ku buryo umucumita. Icyambere ushobora kumucumita cyane nyine urumva uramufatiranye cyangwa se aranakwemereye ko mukora imibonano mpuzabitsina bitewe wenda ni girlfriend wawe mwicaye ku buriri muri kuganira, uramukarishije arabishatse we arakwemereye kaguha yakwemerera, washyiramo imboro yawe wamara kumva ko ari isugi, kubera ko yakwemereye yatuje ukayishyiramo gake gake, wowe uri kumubeshya, wamara kuyishyiramo gake gake ugahita ucumita cyane ugasanga uramukomerekeje, avuye amaraso menshi, burya arababara cyane cyane ku buryo bukomeye. Burya hashize n'iminsi birashobora kutaguha kubera ko aba agifite ibisebe imbere mu gitsina, ariko nawe tutibagiye ko nawe ushobora kubabara, nawe umutwe w'imboro wawe urababara, kubera ko urumva niba tuvuge ikintu kimeze gutya gifunganye, wajya kwinjizamo ugahita uhata, nawe urababara, byanga bikunze urababara. Rero niyo mpamvu naje kubigisha ku buryo warongoramo isugi kandi ukayirongora neza cyane kandi mwese mukanyurwa. Rero bagabo munkurikiye, namwe bakobwa, ariko akenshi ndabwira abagabo, mwebwe bagabo mu kurongora abagore banyu muri mariye cyangwa se aba girlfriend banyu, mubarongore mubatware gake ku buryo nejo azaguha. Reka nizere ko hari icyo mwize kandi nizere ko muzabimbwira muri komenti, kandi mbasaba kunshyigikira ibyo ngibyo mbibasaba buri munsi. Niba iki kiganiro nkoze hari icyo kikumariye, ari cyo kikunguye, uzabimbwire muri komenti. Mwakoze rero kubana nanjye, ciao.